Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Ibarushimuwe Bihoyikike Christian, umunyamakuru wa televiziyo ya BTN. Ukwezi kwa karindwi umwaka ushize habayeho gahunda yo gufunga insengero zitarajuje ibisabwa. Izo bitakundaga zirasenywa, ariko hari izindi zasabwe kugira ibyo zuzuza. Hashize amezi 6 bavuga yuko hari ibyo basabwe kuzuza. Bagize bati mutubwirire umubyeyi yongera dutumeho za ntumwa zize zurebe ibyo twasabwe kuzuza ko twabikoze, twongere tube twafungurirwa. Ikindi, hari abasore n'abakobwa hano hanze hano tujya tuganira no ku mbuga nkoranyambaga, bavuga yuko gushaka cyangwa se kubaka ingo bigorana kubera ubushobozi n'ibindi babona bishobora kubatera ubwoba. Ndagira ngo muze kugira ubutumwa mu bagenera by'umwihariko ku buryo umuntu ashobora gutinda gushaka avuga ati ndi gushaka ubushobozi, ingaruka bishobora kubyagira nibihe. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Muri uko gushaka ariko harimo n'ubushobozi. Nabyo ni nko gushaka ubushobozi. Iyo ushaka bavuga ko hari igihe ubushobozi bugorana. Umusore ati sinakuzana utazicirwa n'inzara n'iwanjye, umukobwa ati nanjye singiye kuza kwicirwa inzara n'iwabandi. Ariko se ko abantu bose koko barashonje kugeza aho ngaho, ko ari abahungu ari abakobwa. Reka tubanze icya mbere cy'insengero. Cy'insengero cyavuzweho byinshi, cyagize gite, ariko niba abantu namwe ubwanyu mwajyaga ndani mu mizi y'ikibazo mukagisesengura, kwanza ntabwo numva impamvu insengero zigeraho zigomba kuba ikibazo. Kandi banza biba mu Banyafurika gusa, sinzi ko hari ahandi insengero zaba ikibazo. Banza ari naho bwa bushobozi butakariraga, bwa bundi bavugaga n'abadashakana, abantu bigiriye mu bintu biraho by'icyuka, nawe bashoramo ngira ngo bifuza kubarangaza gusa ngo Abanyafurika murindagire mujye mu bintu nk'ibyo ngibyo. Ariko reka ibyo mberekeye aho ngaho bitaza kuvamo ibindi byinshi. Njye ku kibazo ubwacyo, hari insengero usibye ko ayo mateka yabyo ntashaka kuyatindaho ariko adasobanutse. Ubundi ikintu icyo ari cyo cyose bijyanye nk'izo nsengero cyangwa ibindi bigira uburyo, bikwiye kugira uburyo bikurikiza kugira ngo bijyeho. Iyo bibayeho bibaho bite, bikora bite, ibyo ubundi abantu bashaka ibintu bitunganye mu bantu mu gihugu bakwiye kuba bibaza ibyo ngibyo. Ngira ngo mu byo wanavuze uremeranya nuko abo bantu hari ibyo bagomba kuba bujuje batari bujuje, noneho bakaba barabyujuje. Ubu ikibazo gisigaye ni ikindi, ni ukujya kureba niba noneho byuzuye. Nta nubwo bavuga ngo badusabye kuzuza iki kandi kidakwiye kandi atari cyo cyangwa icyaha, nuko bemeranya nibura n'ibyasabwaga gusa bakaba barabikurikije. Abantu bakava mu kajagari, nayo ibintu byari akajagari, ntiwabyirengagiza nuko byirengagiza gusa, ariko akajagari kari gahari karakabije ubu mu bintu bitanasobanutse. Rero uburyo burahari uko byagiye. Insengero zafunzwe aho bazifunze babwiye abantu impamvu, hari zitarafunzwe. Abo bantu nabo izo mpamvu bamwe wenda abandi ntibazemeye, ariko abandi hari benshi bazemeye. Muravuga ko hari abazujuje, ibyo ni byiza. Ubu gisigaye
abazifunze bakwiriye gusubira inyuma bakareba niba kuko ibyo basabye abantu barabyujuje kandi ikibazo ni iki kibita ntabwo numva ari ikibazo kiremereye kidafite umuti ahubwo abantu no gushyira mu bikorwa ibyo bakwiriye gukora ntabwo rero mbona ikibazo hanyuma ibyo kindi cy'ubukene buri mu bantu ni ikibazo nyine turwana nacyo buri munsi ibyo twavuze aha byose igihugu aho kiva aho kigana ibyo gikora ibi byambazwaga bijyanye n'ibyo dukora muri siporo n'ibyo tugira gute hari byinshi tubari kujya no mu buhinzi n'ubworozi tukavuga ibikorwa remezo biriya byose imari ishorwamo ni ukugira ngo abo ngabo bashobore kugira uburyo bagira ikibatunga naho sinibwira ko uko banabivugaga cyangwa uko nabiheraho ntabwo nibwira ko u Rwanda noneho dukwiriye gushyiraho fund ingengo y'imari kugira ngo dufashe abashaka gushakana babuze amikoro ntabwo twabivamo ni ukuri ariko ibi byose ibikorwa bindi byose ni ukugira ngo buri muntu aho ariho hose yaba ari ushaka cyangwa hari n'abatashaka gushaka nabwo bagomba kuba bahari ntabwo bose abatarashaka ntabwo bivuze ko ari uko babuze amikoro hari n'abatabishaka ariko buri wese ari ubishaka n'utabishaka azagerweho no kugira ikimutunga no kugira uburyo niyo mpamvu dukora ibi byose ndetse ikimenyimenyi kukwereka ko turagerageza igihugu kiragerageza urabizi nko mu mwaka ushize 2024 uzi ko ubukungu bw'igihugu bwakuze ku 9.2%. nta handi ngira ngo niba habaye amahambere ku isi cyangwa hari mu hambere hakeye iyo mibare iba yerekana ko hari igikorwa hari ikintu kizamura ubukungu kandi nk'uko tubivuga iteka ubukungu bwacu buzamuka bushingiye ku bikorwa bigera ku baturage ubukungu cyane cyane bwagiye bukura bushingiye kuri industry na services ndetse n'ubuhinzi n'ubworozi bwarakuze bufite ibice bwakuzeho bigaragara bitari bisanzwe ibyo byose ni ibigerageza gushyira ubushobozi mu bantu mu banyagihugu kugira ngo naho ubundi ariko hari abacyari abakene hari abakene ntawe ubihakana ariko niyo mpamvu tugomba bimwe navugaga mu byo dukora tugerageza kwihuta tugakora ibishoboka byose bitwara igihe ariko ni ukugerageza abo ngabo nabo ni ugushakisha abana dushyira mu mashuri mu myuga mu biki barimo muri abo ngabo ni ukugira ngo bashobore kugira ikintu bakora ariko bunganirwe n'ibi bindi bigari tugerageza gukora byagira uko nta kundi twabigenza ahubwo ni ukubwirana n'izo nsengero by'amadini rimwe na rimwe ntibajya kubasezeranya bajya babaca makeya cyangwa babikorera ubuntu kugira ngo byose ibintu byorohe si byo